job, ijambo job, ese job mu bisobanura iki? Ngiye job and work is a different thing. Job bisobanura journal of blessings. Muvandimwe yize kumbwira ati urukundo rwanya rwo ku ruhande rumwe ni rwa rukundo umuntu yikundiramo. Ese urebye umuntu urukundo ushaka kumuha wowe urwihaye wakishima. Tugira uburyarya nabwita bwo kwiryarya ukumva ko nubeshya umuntu uri kumukunda urabona kumubeshya koko ako mukuru uri kwibeshya uri kwibeshya completely kabisa. Bo hey, that's a good question by the way. Ntago amarangamutima na business bikunda guhura. Hari ikintu nabonye gikunda kutwica twe nk'abajene cyane nyine tukiratana ibyo dufite kugira ngo tugire approach dukorera umuntu runaka. You setting a vision ugakora kuri vision, money flows vision, simple as that. You should think about that. Nujya go postinga kuko ukeneye likes, comments and kind of intentions, likely uraza kubona abagushungera benshi wikange ko ukeneye wabonye ya intentional ukeneye ariko uri gushyira mu mutego kuvuga ngo what is the next. Imbuga nkoranyambaga wowe muntu wowe mukobwa we musore upostinga kugira ngo ubone likes, share, comments, views. By the way, you are posting for robots. Uri kudiringa n'amarobo. No one is caring. No one is even giving with the kind of intention you are really requiring. Ukuri nyakuri. If you are going to post there, posting ikintu uzi neza ko kibaye kitagize na likes wifuza, comments cyangwa se views wifuza, still kitahindura amarangamutima yawe kubera ko wenda cyakimo ku impactinga generation, kubera ko wenda wumvaga it's okay. Biroroshye ko nyine uyu munsi wa postinga video karibwa n'abantu 5 kuko iyo video ndabwiraga abantu ko bagiye mu kazi bagakora bagashaka amafaranga. Akubiroshye kuraza gupostinga video uvuga ngo kubomara ibyo byambere n'ibiki ikagera 100. Ariko here's the thing, ufite guhitamo ibintu bibiri. Ese ndahitamo kuza kubakira ubuzima bw'abantu 5, abantu 5 mu minsi izaza ashobora kuzubakira ubuzima bw'abantu 100 cyangwa se 500, cyangwa se mitemo kuza kuvuga ijambo riraza gusenya abantu 1000. Welcome back on Dialect Media Rwanda. You something once said how to give hostinga Isma papi. Ndashimana saa mezutese. Umva tura abasore bashima Imana n'abagabo, abana twasize mu rugo bameze neza, madame ameze neza, mbese ibintu byose ntago ari muri iminsi mfite madame ntago ari muri iminsi hashizemo agahe imyaka nk'itatu. Mwana ntago afite imyaka 3 n'ubundi. Nge nakoze system check before you enter knock before you enter. Ariko tumeze neza n'umuryango, tumeze neza n'umuryango, famille imeze neza. Rumva umusore nawe ari kujya ku ishuri, yatangiye ishuri. Alhamdulillah. Mumeze mute mwebwe? Nta kintu kirabaho, baracyari ngara bakirambi ariko muri wenyine uraryama ukumva bimeze bite? Mbona mufite ibintu by'ibibazo. Ariko muri suri gutekerezaho dufite abantu turi kuganira bake. Sawa guys. Bazangiye inama na musore witwa Merisi. Ambwira ati cyo bintu mujye mubireka. Kuri munsi rero dushaka kuganira kuri business ndetse n'urukundo. Business and love. Tuje mu duhe kusobanura uko uri nararibonye turakweza. Mu rukundo. No muri business. Sawa guys. Ariko urukundo nta muntu ugomba kutagira mu nyararibonye kubera ko ujya kugera igihe cyo gushaka hari y'umuntu abaraciyemo. Byanga byakunda bivuze ngo iyo ntambara, iyo challenges, ibyo biza, izo moment nza zitandukanye ni experience, ko burya experience ntago ipimirwa ku kwitwa kari jambo experience. Ni ibyo ucamo umunsi ku wundi, ibyiza ibibi, ni experience tu. So kika niba ari ibindi urukundo mushaka ko muza kumenya cyangwa se business n'ubuzima busanzwe ndakeka. N'usundi kubgawe iyo umwishambo urukundo bo inohereye urukundo
ijambo urukundo ni ijambo ryiza, ni ijambo ryiza buri muntu wese yakanaritekereje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ku bwanjye mbaje ngo urukundo ni iki kuri wowe, mbishobora kubigeranya nko mu buryo bubiri cyangwa se nshobora kubitwaza mu buryo bubiri. Icya mbere, mwana, igihe cyose uzabona umuntu ukumva ko uwo muntu igikorwa cyose wamukorera nta nyishyu n'iyi n'imwe umusabye, niba nguhaye serivisi nta nyishyu n'iyi n'imwe ngusabye, niba hari igikorwa runaka nkukora nta nyishyu n'iyi n'imwe ngusabye, icyo ngiye n'ikintu cy'urukundo. Kuko urukundo igihe cyose nzaguha, igihe cyose naguha nk'ikintu, ni urugero, niba ari serivisi, niba ari igikorwa nkukoreye, nkasaba ko uraza kunkora transition cyangwa se kuza kunyishyura cya kintu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hari term of finance cyangwa se term of wenda nyine ko wamara back ya cya kintu. Wenda niba nkubwiye ngo nguhaye amafaranga ukazayansubiza, niba nkuhaye wenda service nziza ukazayinyitura, ibyo mbifata nka transition. So rero relationship cyangwa se urukundo njye mvuga ko ntago ari cya gihe naba nakoze igikorwa runaka kugira ngo ntegereze inyishyu, ntago ari cya gihe naba naguhaye service runaka kugira ngo uzayinyishyurire, ntago ari cya gihe kuba naba naguhaye wenda intention runaka kugira ngo iyo intention uyinyishyurire, kuko mbaye ntegereje inyishyu muri izo intention cyangwa service cyangwa se ikindi gikorwa runaka naba nagukoreye, ntago byaba bikiri urukundo, yaba ari interbusiness nyine, kuko ntegereje timo kura transition ni business. So relationship cyangwa se urukundo rwa nyarwo ni urukundo, ni igikorwa cyangwa se ni ibintu runaka, ni cya gikora ikintu runaka udategereje inyishyu, kuko mu gihe tegereje inyishyu ntago bikiri urukundo, babyabaye iki business. Niyo mpamvu nazinye topic yitwa business and love. So ni gutandukanya ibyo bintu rero, hari business and love. So mu jambo ryiza, it's unconditional acts, ni za acts ugomba gukora runaka zitaza kugira condition runaka ziza gukurikira ya acts ndi kuvuga ni igikorwa, ni igikorwa runaka wakoze kidafite inkurikizi y'inyishyu, kuko nizamo inyishyu ubwo ndayifata ko ari business, ndatangira guciririkanya nanjye. Yeah, ese kubwawe ubona urukundo rw'ibintu ni urukundo rwanya rwo cyangwa ni ibintu nyine ngiye twitwikira amagambo meza kubera nyine icyo ushaka ku muntu. Ibyo tubwira muri abantu ku nkondo zo mu zisigaye ziba abantu barwaye ama depression kubera urukundo, basanga bitewe n'impamvu runaka. Ubona urukundo rw'imisi ari urwanya rwo cyangwa nayo magambo? Man, ikibazo gikomeye wenda nubwo nanjye ntamenya ngo ndagisubiza muri he angle, ariko urukundo rwa nyarwo rubaho. Hari abantu bafite urukundo rwitwa urukundo rwa nyarwo ya unconditional love, ahubwo wenda dusigaye dufite nk'ibyo twabivuze, dusigaye tujya muri relationship cyangwa se mu rukundo kubw'impamvu runaka. Umuntu asigaza mu rukundo kuko ari icyo agukeneyeho, umuntu asigaye akubwira wenda ko gukunda kubera ko hari profit ashaka kugukuraho. Kubw'ibyo bikagushyira mu rungabangabo nyine, hano uvuga ngo ni iki cyo gufata n'iki cyo kureka. Ariko to be honest, yes there is a love, hari urukundo rwa nyarwo ruhari, rutana rwa no ngo turishimanye turanezerwanye kuko uyu munsi byabaye impanguhe, ariko ibyo ngibyo niba impanguhe nayo gusobanura ntabwo bikitwa urukundo, yarabyabaye business. Cyeka nitwemera tukavuga ngo noneho rwa rukundo twe dukeneye, reka turye business, tujye dukora contract, nkore contract mvuge ngo noneho nje kugukunda, nawe ugomba kunkunda, nzajya ngo ibi ngibi nanjye uzajya ibi ngibi, kandi nyuma y'ibyo ngibyo ibi ngibi nibibura, ibi rukundo ntabwo zarugihari, kandi nyuma y'ibyo ngibyo ibi nibitaboneka nintabiguha uzamfinding nyine uzampa ibihano bimeze gutya na gutya, nyine tukabyita ko ari business ishingiye ku rukundo. Kuko nibiza nyine kuvuga ngo kuko abantu nyine basiga bavuga ngo ntabwo nashaka runaka, ntitwashaka na runaka, sinabicuti na runaka kubera ko hari icyo nshaka kumukuraho, hari icyo umuntu amukeneyeho. So nibiza muri yo ango rero, reka twemere twese rero dusase inzobe, njye nza mfata agapapuro n'ikayi nkubwiye ati kuko uri umukobwa mwiza, reka twandikane aya masezerano, ujye unkunda nanjye nzajya nguha ibi ngibi, cyangwa se njye nkukunda nanjye uzajya umpa ibi ngibi, ibi nibiramuka bitagenze nkuko byakagenze rwose igihano kirandeba na igihano kirakureba, urukiko tuzarubwira ibi ngibi, divorce tuzayigere gutya na gutya, kuko it's a business love, it's gonna be a business love. So kuba ganjye ariko wenda mbaje wenda ngo wowe wafata ihe side, ntago mbona ko side twagafasha ariyo contracting love,
oya ntago ari contracting love twakavuze ngo ni unconditional love handi ngomba gukorera ikintu DJ nk'inshuti kuko narwo n'urukundo nyine ntamutegerejeho ko araza kumpinyishyo niba ari wo turi mu rukundo rwa rukundo vuga ngo kwa twanabyara umuryango aba rukundo vuga ngo uyu mukobwa namukunze cyangwa se uyu musore namukunze nta nicyo ndi kumusabwa ko ankorera cyangwa se musaka ngo ko umuvandimwe yigize kumbwira ati urukundo rwanya rwo ku ruhande rumwe ni rwa rukundo umuntu yikundiramo ese urebye umuntu urukundo ushaka kumuha wowe urwihaye wakishima sinzi niba ukumvishije neza ko nshaka gukunda uyu mukobwa cyiko nshaka gukunda uyu musore ese urukundo ngiye kumuha nge ndamutse ndwihaye narwishimira rero niba ushaka expecting ko wamana gukunda n'ubundi rwa rukundo rwanyarwo banza nawe mu rukundo nawe uzi neza ko uramutse urwihaye rwaba ari urukundo rwanyarwo kuko nyine tugira uburyarya nabwita bwo kwiryarya ukumva ko nubeshya umuntu uri kumukunda urabona kumubeshya koko ako mukuru uri kwibeshya uri kwibeshya completely kabisa niyo ango rero twakwiye twitwaramo none se hari ikintu nshaka kubona abantu bari mu rukundo n'abakanye yego umukobwa n'umuhungu barakundana byo ko bakumurya byaba ari byiza ko bajya muri business no bagakorana business ari umusore bo hey that's a good question by the way ntago amarangamutima na business bikunda guhura hari ikintu nabonye gikunda kutwica twe nk'abajene cyane cyane nyine tukiratana ibyo dufite kugira ngo tugire approach dukorera umuntu runaka urugero nyine nkiratana ko wenda nshaka ko mfite business ari nayo mpamvu uriya mukobwa runaka agomba kunkunda ko mfite ya business byenze kuvuga ngo bya nkukunde ko hari ikintu ari nabyo biheraho ukaza nyine ugafata wa muntu ukanamubeshya ukamwinjiza muri business ariko muko ntago bagiye gukorera akazi ntago bagiye gukorera guki akazi abagiye kuzana amarangamutima mu kazi byaba byiza rero akazi wakakamuhereye mu rugo kuko bisa nk'akazi umukeneyeho ntago ari gukorera mu kazi nako gukora mu rugo reka ka kazi k'umukunzi wawe ushaka kumuha kuko akazi ushaka kumuha sako gukorera mu kazi nako uzajya gufashiriza mu rugo reka kajye mu rugo kuruta uko kaza muri business niyo nama nge numva natanga aho ngaho isi tijya kuvuga ngo umuntu kuko mukundanye ngo reka muzane muri business kugira ngo ukore show up uzajya wenda unamusaba n'ibyo ukeneye muha akazi wimuhembere yibere mu rugo ujye ako kazi kuko niko ukeneye akagukora n'ubundi aho kagomba kuba gakorerwa ariho mu rugo muri business it's a business sector, it's a business like rooms ntago ari emotional attracting kuri kwiga sawa kabisa good rero ko na Melissa ari kwandika ese niriye kose rikomeye yego abantu batangiye business bakunda gukora bo ikosa rikomeye abantu tangiye business dukunda gukora nuko twe expectinga ko mu kwezi kumwe mu mezi 2 mezi 3 aribwo tugiye kubona inyungu urugero rwiza rwo gutangira guteza ibyo bintu ni cya gihe turimo kubona ama startups menshi igihumbi business nk'igihumbi bishobora gutangira mu kwezi kwa mbere mu kwa gatatu ukaba utacyumva n'imwe nta yindi mpamvu ibi biri inyuma no kumva ko amafaranga ari bagiye gushaka mu mezi ngahe 3 I'm being honest to this na business n'imwe yakoze mu mwaka umwe mu mezi 2 mu mezi 5 never business gukora kwayo ni consistency no guhozaho ko no mukiri umwe wabonye uyu munsi azakuzana ndi mu mezi 3 azakuzana ndi mu mezi 5 azakuzana ndi mu mezi 10 bikarangira umwaka bikarangira like niyo consistency so rero abantu benshi binjira muri business batagetinze amafaranga rather than kwinjira muri business utagetinze gukora ni nayo nama nabwira abantu bamwe gutangira business uyu munsi wijya muri business kuko utagetinze amafaranga yega amafaranga twese turakeneye niko kuri ariko tekereza kuri iri jambo gukura kwa business ko biroroshye cyane gusobanukirwa ko nimara gukora muri business harimo aspect ivuga ngo nakuze ariko nibyo ndi gukura biri kunkuza ibyo ndi gukora nabyo biri kunkuza amafaranga nayo aragukurikira as well uko umuhanga we yaravuze ngo you setting the vision ugakora kuri vision money flows vision simple as that nizere ko bari kwiga cyane
ndi mwarimu baba hano hari igitabo cyiza hari igitabo cyiza cyitwa The Most Successful Small Businesses in the World. Ni igitabo cyiza cya Mike Gabriel. Uyu mugabo njye naragisomye ubwo uzabona amahirwe online kirahari n'ibiki ndi no kugisoma, ntabwo nagisomye, ndi kugisoma nako harimo agapepa ndi kugisoma. So harimo ideas nyinshi za business, mushaka kwiga business cyane kuri small startups business, azasoma kino gitabo. Ese mu gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane tugaragara twebwe urubyiruko dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, twakoresha imbuga nkoranyambaga dushaka nka intention imbuga nkoranyambaga, kuza ku mbuga nkoranyambaga ukeneye attention cyangwa se likes ni ikibazo gikomeye cyane, kuko reka tuvugisha ukuri. Ese muzi neza ko miliyoni y'abantu bakureba cyangwa se 100,000 cyangwa se 10,000 cyangwa se 1,000 babaye batanakurebye nta kintu baba? Ese wari uzi neza ko ifoto wa postinze wambaye neza, wambaye nabi, wambaye ubusa, wambaye guti, itaza no kuyipostinga twe twayirebye ntacyo twari kuba? Simply igisobanuro cy'uko wakora post cyangwa se wakora show up kuri social media zose zibaho, na mahitamo ugomba gukora, ariko utekereza kabiri. In case byaba ari uko likes zitagihari, ese nakishimiye ko ino foto nye postinga? In case yaba ntaraza ku receiving comments, ese nakishimiye ko ino foto nye postinga? In case naba nta viewership ndaza kubona ino video ndi go postinga, ariko kuba nayipostinze? You should think about that. Nujya go postinga kuko ukeneye likes, comments and kind of intentions, likely uraza kubona bagushungera benshi. Wikange ko ukeneye, wabonye ya intention wari ukeneye, ariko uri gushyira mu mutego kuvuga ngo what the next. Rimwe na rimwe the next urimo ku expectinga muri ba bantu bo kumbuga nkoranyambaga bagushungeraga nta next point ihari, kuko nta numwe wa deserve, nta numwe wari ugukeneyeho wenda ibyo watanze, kuko ku mahitamo wakoze wenda na postinze n'ifoto tuvuga wenda bya bindi byatemira iminsi yo kwambara so kugira ngo abantu, cyangwa se kuvuga ubusa kugira ngo abantu ngo baze ngo bakurebe. Akicyo twakoze nk'abantu turi kumbuga nkoranyambaga twagushungereye. So nitujye kugushungera nyine comment n'ubushungerezi, kuko nunagenda n'abandi baraza. Simple as that. Social media, that's how it's work. Eka mbabwire no jambo, imbuga nkoranyambaga wowe muntu, wowe mukobwa, wowe musore upostinga kugira ngo ubone likes, share, comments, views. By the way, you are posting for robots. Uri kudiringa n'amarobo. No one is caring. No one is even giving you the kind of attention you are really requiring. Ukuri nyakuri, if you are going to post there, posting ikintu uzi neza ko kibaye kitagize na likes wifuza, comments cyangwa se views wifuza, still kitahindura amarangamutima yawe, kubera ko wenda cyakimo ku impactinga generation, kubera ko wenda wumvaga it's okay, you want to share something. Bivuze ko umuntu agomba gupostinga abikunze atitaye ku bantu bari bumurebe. Simple, kubikunda ni kimwe no gushuka. Ntago navuga ngo ubikunze kuko bose baba bikunze, ahubwo bikunze muhe buryo. Sibye ko nta nikosa ririmo ryo kwibeshya nyine, cyangwa uzokora amakosa ntago ari ikosa. Ntago ukora amakosa ntago ari ikintu, ntago ari ikosa. Ukora amakosa nyine no gukora amakosa nabyo ni igikorwa. So ahubwo icyo ndi gutekereza, in case wowe ushaka ufite ya intention, hari umuntu uzanye afite intention runaka, nyine ko nyine ngiriyo influence, urashaka influence mo kubwira abantu ngo nukubomora. Influence yo kubomora se, which kind of influence? Nyine like mo kumbwira ngo nabomo ye ngo nagize gute, like influence yo kubomora ni iyihe? Nyine by the way, biroroshye ko let me tell you something, my dear brothers and sisters. Biroroshye ko nyine uyu munsi wa postinga video karibwa n'abantu 5, kuko iyo video ndabwiraga abantu ko bagiye mu kazi bagakora bagashaka amafaranga. Ariko biroroshye kuraza gupostinga video uvuga ngo kubomora ibyo bya mbere n'ibiki ikagera 100,000. Ariko here's the thing, ufite guhitamo ibintu bibiri.
ese ndahitamo kuza kubakira ubuzima bw'abantu batanu, abantu batanu mu minsi izaza ashobora kuzubakira ubuzima bw'abantu 100 cyangwa se 500, cyangwa se mitemo kuza kuvuga ijambo riraza gusenya abantu 1000 cyangwa se abantu 10,000 mu gihe cy'isegonda cyangwa amasegonda 60, umunota umwe just. Ano amahitamo yabiri, uhitemo kubakira ubuzima bw'abantu batanu cyangwa se usenya abantu 100 mu gihe cy'umunota umwe gusa. Na mahitamo raza gufata mu gupostinga ibintu byose. That's kind of intention ufite hariya niraza kuditamindinga icyo urakora, urasenya cyangwa se wubake. Nizo social media niko zikora. Okay. Bakoze cyane ndizera ko abantu bize cyane. Nketse udashaka kumva ubundi. Ariko turashaka ko tuzoshyirana utugira inama ya nyine tugira inama imbere yacu nyine kuri bya social media love and business. Hari umuntu ushobora mbwiye ngo yarambajije ngo kuki ujya mu kazi. Ndamubwira ati nta yindi mpamvu yo kujya mu kazi, no kujya ngiye gukora akazi. Kugira impamvu yo kugira icyo ugeraho mu buzima si bibi, ariko ugomba guhitamo uburyo bwo kubigeraho. Kugira impamvu yo kugira icyo ugeraho mu buzima si bibi, ahubwo ugomba guhitamo uburyo bwo kubigeraho, kuko nta kubona amafaranga buri wese yabona. Ntagenda nkajya kuri beneri tukiba bakandasa ngize ko ngiye gushaka amafaranga, ariko none hari n'uwakikorera agataro muri Nyabugogo akabona make, nayo na amafaranga akigendera. Rimwe ndemwe guhitamo kugira amahitamo ibyo dukora. Bunemvuze kuri business cyane cyane ntacyo bitwaye. Job, ijambo job, ese job mu bisobanuro iki? Job and work is a different thing. Job bisobanura journal of blessings, urugendo rw'umugisha. Niba mvuga man ngiye job nyine ngiye mu rugendo rwo gushaka umugisha. So if you are going to job, you are going in a journey of blessings. Mwana byuka mu gitondo witegure, wumve ko ntago ugiye kugurabinga amafaranga, ugiye kugurabinga umugisha, ugiye mu rugendo rwo gushaka umugisha. Ubwo ndi kuvuga mu buryo bwa business wise, ko mushobora kuvuga mu business nawe ndatangiza business n'iki ndabyumva, ariko nako kazi ugiyemo none kuvuga ngo ya mpamvu, jya mu mpamvu. Nubwo ugiye mu kazi, jya mu mpamvu yo kuza kubwira ngo ntago ngiye mu kazi kwa amafaranga, ngiye mu rugendo rw'umugisha, ngiye muri job, journey of blessings. So in a relationship, mu nkundo cyangwa se mu rukundo, ntacyo bitwaye gukunda umuntu utitaye ku mpamvu runaka, kuko end of the day hari ikizagira bakavuga se ubundi iyo nza kubikora byari kuba nyine bitwaye. Iyo nza gukunda uyu muntu ko nakamukunze biko bitwaye iki, ko none ninza kukubeshya bizasigara kenshi amarangamutima ari uri kurwana nayo. So ntacyo bitwaye, zana twavuze bwa mbere n'ubundi just for that. So there's something nkunda kureba cyane cyane ku social media. Man, izi mbuga nkoranyambaga ziriho ibintu byinshi. Buri ko umuntu wese ari guseka ku mbuga nkoranyambaga suko yishimye. Mwana, buri ko umuntu wese wamubonye atambuka neza yambaye ikote suka afite ubuzima mu mandi bumeze neza. DJ, buri ko umuntu wese yakuvugishije umva avuga neza nyine mu mutima mwiza suko yabyutse neza. Mukuri izi social media ziriho ibihumbi n'ibihumbagaza by'amakuru ahishe mu bantu kandi ateye agahinda. Icyo twagakoze kuri social media ni ukugira amahitamo meza. Kabiri, twebwe wenda tubikurikirana cyangwa dukurikirana abo bantu, instead yo kwakandikira umuntu ngo hi on Instagram or WhatsApp or Facebook, can you pick a phone and call her on your number, on his number? Hello, umeze neza DJ, waramutse neza? Kuko kuza kumbwira ngo hi how are you kuko wabonye post yanjye, ndakubwira ngo yes I am fine. Ndajya nkwibutsa umuntu wese ukubwira ngo I am fine kuri social media suka bari fine. Nawe ibyo bintu urabizi. Umuntu wese ukubwira ngo I'm okay suka ari okay. Niba ushaka kumenya amakuru y'umuntu, fata telefone umuhamagare byoroshye. Kabiri, bibaye ari byiza wokabyarawe
rimwe mu kwezi wazajya ujya kumureba uwo muntu niba ari inshuti yawe yanyaye koko, kuko a friendship is not determined by social media posting or replies or lilies. The release you are sending your friends, the chat you are replaying doesn't mean that you are his or her friend. No. Izo real mwezi umunsi ku wundi ntago zamugaburira. Iyo replay wakoze kuko yapostinze ntibisobanuye ko wamwitayeho. Come on, iyo comment washyize kuri post yiwe ntago bisobanuye ko wamuhaye kandi attention wavugaga. If you want to know that, muhamagare cyangwa se umusore umenye uko ameze. That's a real friendship. Ibindi byose turi kubeshyanya. Nakoze cyane DJ. Once said, by the way, abantu bagiye kuri YouTube channel ya Direct Media Rwanda, iki kiganiro cyiza ndakeka muri Once Said podcast, ni podcast nziza cyane. Felix ndetse na Merci ni creative director muri I Smart House, undi ni director wacu, navuga DJ, ni director wacu muri photography no muri DOP wacu. So like they are doing amazing job. So thank you brothers. Kandi abizi ko zino n'amatwa twakoze, ndabizi ikiganiro muzaba mugize mu kututumira n'abandi muzabe mushyiraho, abantu bajya gukurikirana bino biganiro ko ni byiza. Ibi ni ibirerega. Dufite guhitamo gukiza abantu 5 cyangwa tukica miliyoni basaga mu munota umwe. Ibi ni n'amahitamo yacu, and it's the right time to make it happen. So thank you so much my brother. Abakoze cyane.